Aho wajya hose, amahitamo yose uzagira muri ubu buzima bwo ku isi, uzamenye ko bizarangira usigaye uri wenyine. Wajya mu kigare, kompanyi wakoreramo iyo ari yo yose, amategeko naza, uzisanga uri wenyine. Rero hano usabwa kugira amahitamo meza muri iyi si ya none. Uzahitemo umuntu ufite umutima mwiza, aho kugira ngo wite ku isura cyane. Aha ngaha cyane cyane iyi nama iragirwa abasore, niba ugiye guhitamo umuntu muzabana, aho kugira ngo uzite ku isura, ahubwo wareba umuntu ufite umutima mwiza, ukwitaho, uzi kwita ku bantu, ufite urukundo. Ibi byonyine nibyo bifite akamaro kurusha isura. Burya akenshi iyo utandukanye n'umuntu cyangwa se iyo mutegeranye cyane, nibwo umenya agaciro yari agufitiye. Niyo mpamvu bavuga ngo umuntu amenya agaciro k'ikintu ari uko kitagihari. Ikindi kandi ntuzishinje ko abantu batari kukumva, ayo ntabwo ari amakosa yawe, ahubwo niko ubuzima bwubatse. Umuntu natakumva ntuzisobanure, ahubwo wowe uzakomeze urugendo rwawe, upfa kuba ufite umurongo ngenderwaho w'ubuzima bwawe. Ntukemere ko hari umuntu runaka wangiza ngo ni uko atari kumva ibyo umusobanurira. Iminsi mibi burya nayo iri mu bigize iminsi. Nuhura n'umunsi mubi ntuzagire ko ubuzima burangiye, ahubwo niko bigenda, isi niko iteye. Iminsi mibi nayo iri mu bigize iminsi y'icyumweru. Ntuzemere ko hari umuntu ubona amarangamutima yawe, ntuzabyemere, kuko ibi ngibi bizakugira umunyantege nkeya. Nta n'undi muntu uzabyitaho kureba amarangamutima yawe wenda ngo akugirire impuhwe. Ntuzemere ko rero hari umuntu ubona ko amarangamutima yakurenze. Burya inshingano nizo zituma umuntu agaragaza ko akuze, ntabwo imyaka ariyo igaragaza ubukure bw'umuntu. Numva ufite ibibazo byinshi byakurenze, mbese uzafata akanya wicare wenyine, bizarangira byose ubiboneye ibisubizo. Nta kintu kibaho nk'imisozi, nta n'ikintu na kimwe kiramba nk'umusozi. Ibintu byose bigeraho bikarangira, burya umugenga w'ibintu byose ni igihe. Rero wikitera stress, kuko byose bizarangira birangiye, ubundi wisanga uri wenyine. Kuko nabibabwiye kare, ubuzima burya buba ari bwiza iyo nta marangamutima ufite cyangwa se ibyiyumvira. Uzagerageza uhaze kwifuza kwawe, kuko sosiyete yo ntabwo uzayihaza na rimwe, nta nubwo bizabaho. Niwumva wishimye uzishime ku giti cyawe, abandi birabareba, ni uburenganzira bwabo kwishima cyangwa ntibishime. Hari abantu baza mu buzima bwawe kubera ko hari isomo bashaka kuguha. Rero buri muntu wese burya ni ingirakamaro mu buzima bwawe, abe mubi kuri wowe cyangwa kubere mwiza, abo bantu bombi urabakeneye. Ntuzahindure uwo uri we kugira ngo uberane na kanaka. Aho ngaho uri kwibabaza, kandi ubuzima ni butoya, ugomba kubaho. Akanyuma, buri muntu wese uzi ko ari mwiza ku mutima, abaho ubuzima bwe bwose ababaye, cyangwa se akazi ke kose birangira ari agahinda gusa. N'ahandi bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo iyo wigize intama, ibirura birakurya.